twongeye twagarutse muri ya makuru y'itorero ADEPR cyangwa se muri ya makuru y'itorero twavuga ry'abasitari cyangwa se ry'ibyamamare rikomeje guhitinga ahangaha mu gihugu cy'Ubugande. Mbanza kukubwira ngo inkoni ukubise mukeba uyirenza urugo. Uwo ni umugani Kirega Gahutu Phineas, kubera ko muri aka kanya inkuru ishobora kuba yashimishije abantu benshi, ndetse ku rundi ruhande abandi nabo bakavuga bati ntaho bivuye, nta naho bigiye, ntacyo bakijije, nta nicyo bishe. Uyu munsi rero nkaba ngarutse nkubwira ngo nyuma y'uko twari twababwiye yuko cyangwa se mwari mwatubonye twagiye kiyindi gushakayo amakuru, cyane ko abakristo baho byari byabacanze bavuga bati ibintu by'i Kampala, abanyakampala, ibintu byanyu biba byabacanze, mwananiwe kwiyubaka cyangwa se guhuza umurongo w'itorero, mwarangiza mugashaka kuza kudutezaho akaduruvayo, cyane ko byagaragaraga ko bishoboka ko icyaba kibazanye ahangaha muri Kiyindi rwaba ari urusengero twebwe nk'abanyakiyindi twarimo twiyubakira. Byabaye ngombwa rero ko tujyayo kugira ngo tubakurikiranire amakuru, mwarayabonye. Hanyuma tubabwira yuko ku itariki 15 aribwo hazabera inama rero wowe warudukurikiye cyangwa se warumaze iminsi ushaka kumenya ngo ni igiki cyari muri iyo nama, nagira ngo ngutangarize ibyemezo, bimwe mu byemezo byayifatiwemo. Bimwe mu byemezo byayifatiwemo byatunguranye nuko wari umuvugizi wungirije ushinzwe ubuzima bw'itorero Gahutu Phineas, uyu munsi uyu mwanya yabashije kuwutakaza mu buryo butunguranye cyangwa se mu buryo atari yizeye, ku buryo nawe ndetse na timu yiwe yabo bavana mu karere ka Mubende cyangwa se muri ibyo bice bya za Kibare bose batashye bimyiza imoso. Abababonye bataha bakaba batubwiye bati mu buryo batashye rwose batashye bameze nk'inkoko zanyagiwe, cyane ko bigaragara ko ibyemezo byari bivuye mu nama bitari byishimiwe. Nyuma rero y'uko inama yatangiye bitinze cyangwa se bigoranye, cyane ko babashije kubazwa ibyangombwa byinshi cyane kugira ngo iyo nama ibashe kuba, bakakomeza kugaragaza icyangombwa cy'uko igihe Geoffrey Rugerinyange John yatangaga ikirego mu RSB batesheje agaciro ikirego kiwe, bavuga yuko John Rugerinyange adafite ububasha bwo kuregera icyo kirego, cyane ko nubwo yari umunyetorero cyangwa se yari pasitoro uyoboye akarere ka Mubende, ariko bitamuhesha ububasha bwo kuba yahagarara mu mwanya wa bari aba directors bagaragara muri constitution. Iyo constitution ikaba yaragaragaramo uwo bita Karangwa John, hakagaragaramo uwo bita Ntakiritimana Theoneste, hakagaragaramo Angelique, hakagaragaramo uwitwa Mbiri Ndende ndetse na Apollinaire. Muri abo bose rero John Rugerinyange nta hantu yagaragaragamo, birangira URSB ifashe icyemezo cy'uko ikirego kiwe bagitesha agaciro. Geoffrey Rwanyamuzira muri presentation yakoze akaba yagaragaje iyo nyandiko agaragaza yuko abo bahanganye ikirego cyabo cyateshejwe agaciro. Bivuga ngo nabo barababwe bati mushobora kwiyongeraho mukagenda mu maso cyangwa se mukajya mu rukiko rwisumbuyeho, cyangwa se mwaba mubonye ibimenyetso birenze ku byo mwari mwatanze mukaba mushobora kugaruka hano mu rukiko. Ubwo nabo rero ndizera ko bataryamye, niba hari ibimenyetso birenze ibyo bari batanze by'uko bari abapasitori muri iryo torero, ndabizi neza yuko nabo ntago baryamye, byanze bikunze hari ibyo barimo gukora. Aba rero bo nyuma yuko hatangajwe amakuru yuko itorero ADEPR ryasibwe cyangwa se ryabashije guhanagurwa mu gihugu cy'Ubugande, byahise biba ngombwa ko nabo bakora tekinike imeze uku nguku yo kuvuga ngo reka duhite dutangira indi
kampani yacu ariyo bise Pentecost Church of Uganda, ikigambo cyitwa ADEPR, bakaba bahise bagikuraho mu nyandiko yabo. Bakimara no kubikora uko nguko, cyane ko harimo uko batabyumvaga kimwe, abo batabyumvaga kimwe bose bahise babereka amarembo, barababwira bati kwaheri, ubwo ngubwo mugende namwe muzayobore ibyanyu. Ariyo mpamvu uyu munsi Geoffrey Rwanyamuzira uyoboye iri torero nk'umuvugizi waryo ku ruhande rumwe, ndaza kuvuga ngo ku ruhande rumwe kubera ko hari uruhande rwa kabiri narwo rufite abaruyoboye, rurimo John Rugerinyange, Benjamin, hakaba n'uwitwa Lilios. Ubwo abo ngabo rero sasa abayobowe na Geoffrey Rwanyamuzira uyu munsi ndumva aribo turiho, kubera ko twari mu nama yabashije gukorwa ku itariki 15, aribo umwungirije akaba ari Nkunzu Rwanda bakunze kwita ku izina rya Papa Obed, umwe mu basengewe na Gahutu Phineas ejo bundi mu kwezi kwa gatatu, aho nyuma yuko bari bamaze gusengerwa na sekreteri generali wa Born Again, kuva aho ngaho muri Born Again araza arabimika, yimika timu ya Geoffrey Rwanyamuzira nabo bari bayoboranye uko ari bane: Gahutu Phineas, Bright ndetse na Nshimiyimana Jean Paul. Ubu muri aka kanya twavuga yuko muri iyo kipe yose uko bayisengeye haba hasigaye Bright ndetse na Geoffrey Rwanyamuzira, kubera ko Gahutu Phineas wari ushinzwe ubuzima bw'itorero nyuma yuko yimitse uyu nguyu Nkunzu Rwanda, Papa Obedi akaba ari we bamusimbuje. Papa Obedi wari umaze igihe ari umudiyakoni, nyuma y'amezi atarenze 5 abaye pasitoro, akaba ahise ahabwa kuyobora itorero mu buryo bwungirije nk'ushinzwe ubuzima bw'itorero. Ubwo rero ahanga wakwibaza ngo Gahutu Phineas wakomeje kuvugwaho ibintu byinshi cyane, harimo ibyo bavuga yuko yagiye agambanira abantu, avuga yuko bamwe ari abakozi b'u Rwanda, abandi ari abicanyi, abandi ibintu utamenya byinshi cyane, bamwe bakagenda babigiriramo ibibazo, nyuma akaza gukora icyo bita True Salvation yakoze, byarangira akaza kusengera abo twita ba Muhizi Charles, ba Maboko ndetse n'aba Kamanzi. Nyuma yo kubasengera uyu Kamanzi, ikintu cyagiye kibabaza abantu ni ukuntu yateshejwe agaciro kandi uwamusengeye akaguma mu itorero, ndetse ugasanga ari we ufata ibyemezo no ku rundi ruhande. Noneho ariko barangiza ugasanga abantu bavuga ngo Kamanzi ni ikibazo mu itorero. Ubu rero nkaba mvuga ngo wari ufitemo ukuboko mu kugira ngo aheze bagenzi biwe, nawe uyu munsi yahejwe. Ariyo mpamvu nakubwiye ngo akebo kajya iwamugarura, cyangwa se inkoni ukubise mu keba uyirenza urugo. Gahutu Phineas araza kwerekeza he? Aho none ntago agiye nawe guhita arema undi mutwe wa gatatu, nyuma yuko hari umutwe wa John Rugerinyange wananiwe kumvikana na Geoffrey Rwanyamuzira, akagenda ku ruhande rwiwe akajyana igice kinini cyane. Hanyuma Gahutu Phineas nawe akaba ashobora kuba agiye guhita agendana n'igice cyavuye mu nama cy'imyiza imoso. Ngayo rero amakuru arimo ahitinga cyangwa se ari kuri trading muri aka kanya mu itorero rya ADEPR. Neretse wabashije kugarurwa mu karere ka Kampala nyuma y'uko bari bagerageje kumujyana muri Kiboga, ariko bikanga. Imana ihabwa icyubahiro kubera ko urwo ngurwo arurokotse. Hari byinshi cyane bari bashatse kumushinja nawe ngo ku bintu bigendanye n'amashiringi, ariko uyu musaza nanjye nshobora kumutangira ubuhamya kubera ko nta bintu byinshi cyane akunda kugira, ariko uyu munsi wa none akaba birangiye akomeje kuba umushumba. Reka rero tubabwire ngo
Imana ibahereze umugisha kandi muhahe muronke, ndetse nibagera igihe cyo gufungura amatorero bazafungure amatorero mwaramaze kwiyoganayizinga, nta parapara zindi zikomera mu itorero. Muhabwe umugisha n'Uwiteka Imana. Mwari kumwe na Pastor Dadi.